araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, araruhutse, araruhutse, uwera Aline, nshuti ya beza, nshuti y'ingeri zose, nshuti y'abana ndetse n'abakuru, Imana igutuza heza, araruhutse, inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana, araruhutse, araruhutse. Mwaramutse neza, muraho neza. Mbere na mbere nihanganishije umuryango w'uyu mukobwa, umuryango wa Aline, umuryango wagize ibyago, ukomere kandi ukomeze wihangane. Itariki y'uyu munsi niho bari bwamusezere bwa nyuma. Biragoye kuvuga ikintu wabona umuvugaho, ariko abantu benshi batanze ubuhamya, abantu benshi bavuze amateka ye. Aline rero ni umukobwa wakuze asenga, akura yiga, ndetse kuri ubu ngubu asize n'umwana w'imyaka 3. Mu minsi yashize umusaza we nawe yaritahiye. Hari agafoto nahoze mbona rwose aherekeje musaza we. Nk'uko muri kugenda mubibona, ababyeyi be barababaye. Ababyeyi be barababaye, bashenguwe n'urupfu rw'umwana wabo. Kubona umwana nk'uyu nguyu w'umukobwa ari kuzabakura ahantu yenda habi yitahiye. Ariko ibintu byose biba mu mugambi w'Imana, ibintu byose biba ku mugambi w'Imana. Ntabwo warenga umugambi w'Imana ku buzima iba igufiteho, ntabwo wawurenga. Isaha n'isaha bishobora kugera, cyangwa isaha n'isaha ukisanga bigenze uku nguku. Ariko mbere na mbere ndihanganisha umuryango we, ukomere. Inshuti, abavandimwe, abo bakuranye, mwihangane, ndetse n'abandi biganaga. Rero uyu Aline murabizi yuko yakoze impanuka, yari ari mu modoka y'ivantiri, akora impanuka ageze i Muhanga, nk'uko muri kugenda bibona kuri ekara yanyu. Iyo modoka rwose niyo yari arimo, imodoka yahise iba udushwambagara, kuko ziriya modoka zahoho rwose kugira ngo urokeke impanuka yayo uba uri umurame. Ariko mu buzima duhura n'ibintu bitubabaza. Imana yakira ubugingo bwe kandi twizeye ko yabwakiriye, kuko Imana ishobora byose. Ntabwo wayirenga umugambi w'Imana ku buzima iba igufiteho. Ibifite igihe yagushyiriye ku isi, uzapfira cyangwa ukitahira usoje urugendo rwawe. Rero uyu munsi niho bari bwamushyingure iri sororo. Turihanganisha cyane cyane mama we, akomere. Kandi nk'uko mama we yabivuze, yashimiye abantu bose baje kumufasha, kumutabara muri ibibazo byo kubura umwana we. Mwa bantu mwe, kugira ngo ubone uko usoza umwaka nta kibazo ugize, cyangwa ubuzima bwawe bumeze neza, narakubwiye ngo jya upfukama uhereze Imana icyubahiro. Kuko hari abantu baba bamanitse amaguru hejuru, amaboko hejuru, umutwe hejuru, bari muri bomboni, babura igihe gito ngo bitahire, bari gusenga Imana ati Imana wankuye muri ubu buzima. We nuba ubona wabyutse amahoro, ukabona urabyuka bikemera, ukabona nta kintu waha Imana, nta kiguzi waha Imana, ujye upfukama uyihereze icyubahiro. Basi uvuge ati Imana urakoze kuba mbyutse amahoro, kandi ndishimye kuba hari icyo ugiye gusoza ku buzima bwanjye. Iryo sengesho Imana iryumva vuba kandi ikagutabara
hakiri kare. Uwiteka rero ajye ababera amaso kandi ababere ubuhungiro muri byose. Dukwiye kuvuga ngo isaha n'isaha dukwiye kwitegura, kuko ntabwo tuba tuzi umunsi n'igihe dushobora gutaha cyangwa dushobora gusanga abamarayika badutaramiye batubwira ibyiza gusa. Ngahe nguko rero, Aline, Imana iguhereza iruhuko ridashira kandi uzahora mu mitima y'abagukunda, uzahora mu mitima yacu, kuko twagukundaga. Wari umukobwa usenga, wari umwana mwiza cyane. Nyagasani yakire ubugingo bwawe kandi abutuze aheza. Ugiye kuduteguraho natwe tuzagusanganira mu gitondo cy'umuzuko wo impanda izaba ivuze, kandi rwose umuryango ukomere, ugomeze wihangane. Ni ukuri turabakomeza kandi tugomeza tunabihanganisha. Ngahe nguko rero, reka dukurikirane ibirori byose uko biri kugenda biba. Turagenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Murakoze kandi mugire umunsi mwiza.